Nyakubaha unyemereye buretse content nuko cyanyuranyijeho ni iki yavuze iki ku buryo kinyuranyije n'icyo undi yari yavuze aho izo mvi zanjye zinaye kuko no ariko icyo nibuka icyo gihe kuko twese twabibonye icyo minisitiri nta makosa yakoze avuga ati hari ibyo gihe navuze mwebe musobanurira mubwira abanyarwanda ibitari byo. Yes, ariko ntabwo wavuga utyo gusa utavuga ibyo ari byo nawe. Ya muri aka kanya mu mbabare nizo urabivuga n'imbaraga ukagira ngo kuko hari substance hari na form, hari content na form. Content ya misrepresentize ni iyi, ariko the form bijyanye na language bishobora kuba bitari uko bikwiye kuba bimeze cyangwa kubyumva, ariko did it change the content? Yes. Uravuga yes nakubaza ntabwo bizi, so ubwase ibyo nibuka ariko na minister nawe arahari. Of course n'ubundi mbwira nkabaza minister na mbere hose. Yes, minister tuwe very important kuri jye nabonye abantu bahireka ariko nta protocol iri mu ibi bintu. Nabonye hari wasubiza ngo wabwiye minister nabi bisa nabi ko tubazinde. Murakoze Your Excellency, ntabwo byari ikibazo cya protocol, ntabwo byari ikibazo cyo gusubiza minister nabi, nge nta kibazo nari mbifiteho. Ikibazo ni content. Nari navuze bijyanye n'inama yabereye i Nairobi ya Africa Forward Summit twari twagiyemo. Tujya ku substance nyine. Yes, kuko guverinoma ya Congo yavuze yuko ngo mu nama ngo bavuze ko u Rwanda rwabateye bakabibwira bari mu nama, kandi iyo nama ntabwo perezida wa Congo yari ayirimo, yaje irangiye bazanye umukandida wa muri francophonie. So abanyakongo ibyo bavuze nibyo bitari byo, hanyuma ndabivuga muri tweet mu gifaransa mbabwira ko ibyo bintu mwavuze ko abanyakongo ibyo bavuze atari byo. Hanyuma rero mu kiganiro na Scovia barimo bagerageza gusemura, barabiquestioninga byose. Bande ibyo navuze barabiquestioninga yuko muri ikiganiro Scovia n'abandi banyamakuru basangiye stage muri Mama w'u Rwagasabo. Hanyuma baranavuga yuko bavuga yuko ibyo navuze ahubwo bagiye kubibaza umuhanzi witwa Sherry Silva wari watumiwe ngo aze muri party yagombaga kuba after the meeting ya Africa Forward Summit. Ku buryo navuze yuko bitanakwiye yuko ariko ibyo bavuze bitajyanye n'ibyo bavuze ni ibiki? Nibyo ngibyo by'uko Congo yanenze u Rwanda mu nama kandi Congo perezida wayo ataranahari. Ibyo nibyo navuze bo baranabiquestioninga. Barabikwestoninze cyangwa babiripotinze ku buryo butari bwo? Babikwestoninze ibyo navuze. Bavuga ko ahubwo baza no kubaza umuhanzi. Babikwestoninze bavuga ko ibyo wavuze bitari byo nicyo cyangwa ko bitari byo, ko bitumvikana, ko ahubwo baza kubaza uwo muhanzi ko ari wewe uza kubisobanura. Ikitarumvikanaga ngo nikize nibyo nanjye nibaza, kuko ibyo navugaga byari clear, kuko Congo yavugaga ko ngo batunenze ko mu nama ya Africa Forward Summit kandi Congo itari nahari baraje. Ariko ibyo ni Congo yabivuze, ibyo ni Congo yabivuze, ngewe ndabinenga muri tweet mu gifaransa. Hanyuma ahubwo bo barananenga bavuga ko bidasobanutse ibyo ndimo mvuga. Bitasobanutse meaning what? Ko ibyo mvuga nenga Congo ko bitari clear, kandi ari nge wari uhari muri iyo nama. Ibyo navuze byari bisobanutse kandi ari ikintu kimisinga aho ngaho ntumva neza. Bakwandika bavuga ngo ibyo bavuze si byo, bavuze ibyo bo kuri bo bakuvugiye ibyo wavuze se bitari byo.
oya barabiquestioningaga yuko ibyo mvuga babiquestioninga based on what? Based ku bintu ntanumva kubera ko it was clear ibyo navugaga yuko Kongo ntabwo yari mu nama nishobora kuvuga babiquestioninga bavuga se ngo Olivier arabeshya ntabwo biri ari byo yavuze cyangwa yavuze bashatse kuvuga ibyo wavuze ariko babivuga mu buryo butari bwo batanga indi content bavuga ko ibyo mvuga bitumvikana ko ngiye ibyo mvuga nka Minister of Foreign Affairs wari muri iyo nama ko ibyo mvuga bitumvikana ko ahubwo bagiye kubaza umuhanzi utari no muri iyo nama. Umuhanzi bamubarizaga iki? Kubera ko yari yatumiwe muri party yabaye nyuma y'iyo nama. Hari party yabaye hari umuhanzi wari watumiwe ngo bafashe gutegura iyo party ngo nibo baza kubaza mu bintu byavugiwe mu nama y'abakuru b'ibihugu narindimo. Aho ngaho niho hari ikibazo. Ariko ikindi kibazo muhitamo kubishyira ku rubuga muterana amagambo. Nuko hari hashize n'iminsi mubwira ibyo batagiye basemura neza mwandikira akamubwira ko babikora nyuma bakongera bagasubira bakabidistortinga. Ibyo byaje kuba noneho bitari interpretation. Iyo bavuze gusa ko ibyo yavuze atari byo. Ko atari byo ko babiquestioninga. It is very intriguing. What is it? Nyakubahwa murakoze kongera ko mu mwanya abandi mwari kumwe icyo gihe ni bande mbese? Ni abanyamakuru dukorana ntabwo bari hano twari mu kiganiro dusanya amagambo magufi turebe turangize. Icyabaye leta ya Kongo yavugaga ko bari bahari nk'uko nyakubahwa minisitiri yari yabavuguruje nawe akavuga ko batari bahari. Noneho mu kiganiro kuko bari talk show atari kuvuga ngo turasoma amakuru twakundi twibuka ikiganiro mwakora ikiganiro noneho tubiteramo urwenya turavuga tuti se ko tutariyo nk'abanyamakuru Kongo ikavuga ko ihari u Rwanda minisitiri akavuga ko adahari turaza kubaza uwo muhanzi twabonye we yaranahara tubwira ngo yarashinzwe protocole kuko yagaragaye yifotoza muri iyo nama na perezida w'Ubufaransa ari nawe mwibaza ngo noneho icyabaye niki twibaza ngo niki turaza kubaza uwo niwe utari ku ruhande rwa Kongo ntabe na minisitiri ashobora kutubwira ko yamubonye cyangwa atamubonye tubivuga dutyo turagenda. Nyakubahwa perezida wa repubulika ngira ngo ikibazo cyaje kuba ubwo nyakubahwa minisitiri yazaga kuri Twitter akoresha imvugo igira iti Madame Scovia Mutesi ikiganiro cyanyu kiratera urujijo mu banyarwanda. Inyandiko yanjye yanditse mu rurimi rwumvikana. Ubutaha muzashaka umunyamakuru uvuga neza igifaransa asemura inyandiko nk'iyi uko bikwiye mbere y'uko muyiganiraho. Nibiba ngombwa muzabaze. Ariko urumva mwese mugira ngo muzambaze wese mufite ikibazo. Olivier ko avuga uko minisitiri avuga ni nawe bavuze ngo ibyo yavuze asubiza ko abanyekongo batari bahari. Mwavuze ko ni nkaho muvuga ngo abanyekongo bo baravuga ngo bari bahari, wowe uravuga ngo ntibari bahari. Nibyo byateye urujijo. Yego. Okay? Ntabwo byaba ikibazo cy'igifaransa rero cyangwa ikinyarwanda. Kuko niba uvuga ngo iyi nama ntabwo bari abantu bari bahari. Okay? Then ukavuga ngo minisitiri ibyo avuga ntabwo ari byo, bariya baravuga ngo bari bahari, minisitiri aravuga ngo ntibari bahari. Icyo kikaba aricyo kiba ikiganiro, ntabwo ari ikibazo cya interpretation. Ni ikibazo cyo kuvuga ngo abantu koko bari bahari cyangwa ntibari bahari. Iyo ntabwo ari interpretation y'igifaransa cyangwa ikinyarwanda. Urumva n'ibyo mwamubwiye nabyo ntabwo ari byo, kuko niba uvuga ngo bavuze nkaho bahakana ko ibyo wavuze atari byo, kubera ko wavuze ko batari bahari abanyekongo kandi wenda ntibari bahari, ariko bo baravuga ngo
ariko reka tubaza abanyekongo bo barabivuga nk'abari bahari ubanza bari bahari meaning barashaka kumenya niba wowe ibyo wavuze ko batari bahari ari byo ntabwo ari ikibazo cya interpretation ya language biri hehe aho ngaho ni ikibazo cyo kunyomoza kuvuga ngo minisita yatubwiye ko abanyekongo batari bahari reka tubaze uriya muntu wundi wari uhari tubwire ko abanyekongo batari bahari ntabwo ari ikibazo cy'igifaransa cyiza cyangwa kibi ikibazo cyo guhakana icyo wavuze in whatever language you said it sinzi niba mubyumva ahangaha ikibazo cya interpretation ya language kivuye he cyangwa igifaransa kibi cyangwa ikinyarwanda kitumvikana bivuye he what is at issue here is to prove that either babivuze koko bari bahari cyangwa se babivuze babeshya ntibari bahari ariko we Olivier yavuze ko abanyekongo batari bahari so icyo ni ikibazo cya the substance of the argument it's not the language so mwagihinduye ikibazo cya language gute ntabwo twagihinduye ikibazo cya language ndavuga na minisita niwe mbwira ntabwo ari ikibazo cya language ngo uzajya ubwira abanyarwanda kuko niyo waza kuba yabyumvise igifaransa neza sitiri yajya kuvuga ngo Olivier yatubwiye ko abanyekongo bari bahari kandi batari bahari yatubwiye ko batari bahari kandi bari bahari kuko abanyekongo baravuga ngo bari bahari. Is that an issue of language? Ajya mukabiterana amagambo mu media gute? Yes. Mwakoze kutwemerera kuba dufite telefone. Nitwa Mutuyezu Oswald. Byose narabikurikiye. Ndetse nanjye nagize comment kiraho minisita aranyandikira kuko nanavuze ngo bakwiye kuba babiganiriye mu gikari bitari ku Karubanda. Minisita arambwira ati byari maze kuba byinshi. Nje uko nabikurikiye nkanabisesengura impamvu minisita yazanye mu kibazo cy'igifaransa ni impaka n'indende ntabwo ari kiriya gice cyonyine, hari ukundi babisemuraga ukumva harimo amakosa. Ntekereza ko rero mubabaje njye mbona hari ababirigi nibo babazwa nta nubwo bababajwe rero na content n'ukuri abantu babajwe na language. Yego mu buryo basemuraga birashoboka ko ni isesengura ryanjye minisita atekereza ati ubwo niyo conclusion bakoze ishingiye kuko baba batari kumva neza ubutumwa. Mpagurutse ngira ngo nkemure iki kibazo n'umuntu yandikira arambwira ati ndabizi ko wabikurikiye, saba ijambo ukemura ikibazo. Noneho iyindi interpretation kari akantu ka Sir Silva Mutesikove yagakubisemo nk'uwiterera urwenya, ntabwo byari ibintu biremereye. Ariko minisita aravuga ati mama Rwagasabo irakurikirwa cyane, aba bakurikira bakeneye amakuru atomoye azira urujijo. Ariko amakuru yarari aho ngaho nayaye ko nta kiriya kibazo cyari gikomeye ko perezida wa repubulika kumva abanyekongo bavuga ko perezida yari ahari kandi yari aje byarangiye, ndavuga Tshisekedi. So noneho minisita yari itonze ashishimura message azingo arabwira abanyekongo noneho babazwa no kubona n'abantu baje bagasa nk'abayigabanyiriza ubukana, ariko ni ibintu bashoboraga gukemurira mu kikari. So ni ibyo reka no gutinda ubu bavuga kubikemura. Njye ntabwo ndabona ikibazo cyari cyubanza ariko mwarabuze akazi muri nkora gusa ariko n'aba ministers mwajya muri iyo argument harimo iki ko ntaracyumva. Albert wahoze kuvuga cyane muzi rukomeye we substance aho ngaho yabaye yihige ko nayo yazanye intambara mu bantu bakabya iki batubaze. nashatse nantuza ndanayibonye wa mugani byatangiye ari uko
abanyekongo ubwabo batangaje inkuru itari yo kwa kundi ibyo okay. So noneho Minister arabasubiza babwira ati ibyo mwavuze si byo nta nubwo perezida yari ahari. Exactly. Hanyuma muri interpretation noneho Dr. yavuze ati iki kiganiro cyanyu kiratera urujijo mu Yamahanga. Urujijo rwatewe n'uruhe mbese bari bo urujijo mu Banyarwanda niko yanditse muri rwumvikana ubutaha muzashake umunyamakuru uvuga neza igifaransa ni interpretation y'igifaransa yari yanditse bo batanga gasobanura cyo bakosheje bikavuga kuko ishu ntabwo ari ururimi hano ishu ni content yuko aba muri abo bantu ba discussingaga ari side ya minister Anyekongo ari abaganiraga hariho wa misrepresenting the facts. Exactly. Ntabwo ikibazo cya language arimo. No, ikibazo kirimo kuko we icyo ashubije kuko niyo mpamvu minister avuga ati mukwe gushaka abantu bazi basimura igifaransa neza mu Kinyarwanda. So uko basasimuraga ntuzayicyo igifaransa mu Kinyarwanda babwira the public audience. Minister nuko cyabaga gukemura ni ikintu kimwe gusa. Perezida yarari aho ngaho cyangwa ntiyari ahari? Ntabwo yari ahari. Ibindi byo ururimi wabivugamo rwose doesn't matter. Ikimataringa ni fact yuko either abantu mu rurimi bavuga urwo rwose rwaba ari ruzima rutari ruzima baravuga ko perezida yari ahari kandi atari ahari. Niho substance iri gusa. Sure. Ariko ibyo ngibyo uvuga ni nkaho argument iri ku language. It's not on the argument is n'itangazamakuru to in fact kubwira abantu ibitari byo kandi nawe impamvu bibaye ni ukutumvise neza icyo gifaransa. Ariko urumva nawe ari we ari na Olivier nyine ufite ikibazo cyanyu ni language, ikibazo cyanyu ni substance. The substance is the wrong message ugeza ku Banyarwanda. Iyihe yagejeje ku Banyarwanda questioninga ibyo minister yavuze. Now questioning iyo navugaga rero ubu noneho bitwayeho byari biri ya questioning ibyo minister yavuze. Now that becomes the substance. No, it's not exactly. Mr. President, Excellency, the problem is where ajango abanyarwanda bumve the substance uko yari imeze. Hanyuma ngitangazamakuru mbere kutangaza muri audience ukwiye kumenya ko ibyo ugiye kubabwira ari byo. So wasobanukiye nabi ukabwira the audience the wrong message. Yababwiye in fact they were questioning even ibya minister. Why not? Why can't the minister's statement be questioned? No, okay, why not? Fine, let's take it. You question the minister. Fine. So, you should be asking what I'm asking. A journalist agomba guconforming kubyo minister yavuze. It's not right. Okay, in fact, tuvuge nkanjye wabikurikiye icyo gihe kubera ko narizi inkuru uko yari iteye. For me also I was saying kabisa mugenzi wanjye mu itangazamakuru ari aratangaza inkuru itariyo. That is my personal. Ariko yatangaje iki? Ko ya questioning, gutangaza no questioninga no kubaza uvuga ko ushaka kumenya ukuri ntabwo ari ugutangaza. In fact ni nkaho yemezaga ko wenda ibyo abanyekongo bavugaga byari byo. Ariko kandi yashoboraga kubikura berekisha make. Haraho
yanditse muri iyo language haraho yabikwestioninze byaba mu cyongereza mu gifaransa cyangwa mu kinyarwanda. Jewe uko minisita avuze ibintu wari uhari nk'umunyamakuru nagendera kuri ibyo ngibyo. Kuki umunyamakuru uwo ari we wese abishatse atavuga ati ngiye ko biri ariko byabaye kubera ko undi yavuze ko atari byabaye yaba ari umunyamakuru cyangwa undi we Olivier wumvaga ikibazo ari iki bagiye mu mpaka z'ikikuru noneho bigenda biba ibindi Your Excellency, byatangiye kuri isi yo gusemura mu kinyarwanda kuko bari mu kiganiro nk'abanyamakuru bane uko bagendaga basoma iyo tweet mu gifaransa bagerageza kuyisemura ariko bayisemuye banyuranya n'iki specifically ndashaka kutuba specific bikava mu bintu bya rusange gusa barabisemuye batanga wrong impression yo gute n'iki batanze badistortinze muri nk'urugero nabaha kuri ibyo bya Congo ko yari hari cyangwa itari hari ku buryo hari kugira ngo Scovia yageze aranavuga ngo ariko ngo wenda bashobora kuba bari bahari ariko perezida atarahari perezida wa Congo ariko Congo yari ihagarariwe kandi navuze yuko the chair was empty kandi byari byo chair ya DRC nta muntu n'umwe wari uriho nta n'abantu bari bariho kubera ko wavuze akavuga atyo icyo bajya kumusubiza ni ukumubwira ngo no actually nta n'umwe wari uhari gusa izindi ntambara zasubiza iki nibyo nari navuze muri iyo tweet yuko the chair was empty ariko erega nta muntu wowuninga facts cyangwa ukuri ngo iyo yavuze ntawe ugira icyo abaza wabivuze ni nabyo ariko somebody expresses ko ashaka kumenya ko ibyo ari byo. What is wrong with that? Ikibazo cyari nuko it was even questioning a fact. It was not even my opinion. It was a fact. Questioning what? No, it was your opinion much as it was a fact. Kuko niwe wari wabizanye. Your opinion can be a fact much as it may not be a fact. Your opinion is not always a fact. Nobody, this is why I'm telling you, nobody owns a fact. And that's why journalists, as we know it, nubwo mujya mutunenga ahubwo twebwe ibyo ntabwo numva ko iyo umuntu yavuze ikintu kubera ko ari minisita byanavuzwe ko ari minisita, so nobody says anything kubera ko byavuzwe na minisita. How? So your exchange is a fraud. It's not right. You didn't even, if you really wanted to act even as a minister, you wouldn't have had this exchange like the way you did. You want to get you dealing with our journalists, then there is a problem. So byabanje kuba ko ari interpretation ya French ni Kinyarwanda kuko nabyo wanditse ni nkaho babubwiraga ko bakwiye kuba bazi Igifaransa kizima kitari icyo byavuye no kuri substance byagiye muri ibyo ngibyo biri n'iki we nka minisitiri ushinzwe n'iki. It was just to ensure yuko abanyarwanda bahabwa the right information kubyerekeye ibyabaye gusa. The right information iva mu bibazo bibazwa. If they are asking you and you can substantiate what you are saying, abanyarwanda they are benefiting. Another time actually they may question you and find what you said was not right. Still abanyarwanda will benefit. Because
Olivier does not have a monopoly of facts. Do you? No, I don't, sir. Hey, so. Why would you behave in exchange as if you own the facts? Narbera gusa kwitegaga nimura namubaza ko ati nabyibagiwe ati ntabwo numva mbizi gusa what is the argument? Muvanyeho kajagari muzi. You ask what you actually what concerned me why I raised it. I saw him apologizing and I thought she didn't have to apologize. Apologize for what? Nasabye imbabazi kubera ko ndi umucuruzi mfite televiziyo minisitiri kuvuga ko tutize dufite ibintu bitameze neza nshobora gutakaza isoko nagombaga kujya mu ruhande rumeze rutyo ariko kuri jewe waritakaza wa apologizing when you apologize wabona nasabye imbabazi nabo bambabarire there was absolutely no reason to apologize. None. In fact, Olivier, Minister should have apologized to have even himself gone into exchange with the journalist over this nonsense. This is absolute nonsense. Okay, go ahead. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika Ndiskovia Mutesi nyine Nkoramama Rwagasabo ikibazo cyanjye gishingiye ku bijyanye n'amategeko ahari yemerera abakozi ku murimo ariko dufite ikibazo muri iyi minsi cyaho abakozi bakorera ibigo byigenga private sector aho usanga batabaha amasezerano y'akazi abo bahaye amasezerano y'akazi nabo ntibabaha ibyo amategeko asaba ndetse rimwe na rimwe ntibabishyure binagenda bikagera no muri company za security aho ushobora umuntu kumara amezi 3 adahembwa